Gukuramo inda bivugwa igihe cyose umwana wari uri mu nda asohotse hatarashira ibyumweru 20, ni ukuvuga umubyeyi utwite atarageza ku mezi 5 asamye. Iki ni cya gihe bibayeho nta ruhare ubigizemo, miscarriage, bitandukanye cyane na cya gihe ubikoze ku bushake cyangwa unyoye imiti ituma inda ivamo, abortion. Ubushakashatsi bugaragaza ko 50% by'inda zasamwe zivamo, ariko akenshi hari igihe umugore aba ataramenya ko atwite, bityo imibare igaragaza ko hagati ya 15 na 25% by'inda zizwi arizo zivamo, ni ukuvuga igihe umugore yipimishije abizi neza ko atwite. Inda zirenga 80% zivamo zitarengeje ibyumweru 12, ni ukuvuga amezi 3 gusa, ariko akenshi gukuramo inda irengeje ibyumweru 20, ni ukuvuga irengeje amezi 5, ntibikunze kubaho. Niyo bibaye biba bifite ikibiteye kidasanzwe nk'ubundi burwayi, impanuka cyangwa se imiti. Gukuramo inda birangwa nuko abaganga bemeza ko inda yavuyemo bakoresheje ibyuma bipima, ariko hari ibimenyetso uzabona mbere yuko biba. Kuva amaraso bitangira haza duke akagenda yiyongera, kugira ibinya ariko bikurya cyane, kugira umuriro, kuribwa mu nda cyane cyane yo hasi, gucika intege, kubabara umugongo. Mu gihe byose bikubayeho kandi ubizi neza ko utwite, utazuyaje hita ujya kwa muganga. Iyindi ivuyemo irengeje ukwezi, akantu nk'aka kaza mu bisohoka. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku ndwara yo gukuramo inda, turebe ikibitera ndetse n'uburyo umugore yamenya ko yavuyemo. Muri iki kiganiro kandi turamenya igihe umugore yemerewe kongera gusama nyuma yo gukuramo inda, ndetse turanamenya niba iyi ndwara yo gukuramo inda umugore yabyirinda. Reka tubibutse ko ibiganiro tubikora tugamije gusangizanya ubumenyi no guhugurana ku bijyanye n'ubuzima, aho tuganira ku ndwara turwara, imiti tuvura ndetse n'ibiribwa birimo intungamubiri zifasha ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe ni ukudufasha gusakaza ubu butumwa mu muryango mugari w'abantu. Reka mbanze mbashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri Icyo Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye nk'uko bimeze mu mfuruka hasi iburyo bwawe. Nubikora nibwo buryo buzajya bugufasha kuzajya ubona ibindi biganiro bishya tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Asibyo gusa no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa se ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi ngingo tubagezaho, nyabuneka twandikire muri comments hano kuri Icyo. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubutumwa, kora share, ubusangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media buri kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya none, aho tugiye kuganira ku ndwara yo gukuramo inda, tukamenya ikibitera ndetse n'uburyo umugore yamenya ko inda yavuyemo. Muri iki kiganiro kandi turamenya igihe umugore yemerewe kongera gusama nyuma yo gukuramo inda, kandi turanamenya niba iyi ndwara itera ibyago byo gukuramo inda umugore yayirinda. Reka tubibutse ko dukora ibiganiro tugamije gusangizanya ubumenyi no guhugurana ku bijyanye n'ubuzima. Aha tuganira ku ndwara turwara, imiti tuvura ndetse n'ibiribwa birimo intungamubiri zifasha ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe ni ukudufasha gusakaza ubu butumwa mu muryango mugari w'abantu. Ikiganiro mu buryo burambuye ni mu kanya. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe igishobora gutera inda kuvamo. Akenshi gukuramo inda nubwo bibabaza ukumva uhombye umwana, ariko burya inda ivamo kubera ko umwana mu nda aba aremetse nabi, hari ibiba bitaragenze neza mu misemburo, bityo kuvamo kw'inda ntaho biba bihuriye na nyina. Izindi mpamvu zishobora gutuma inda ivamo twavuga izi zikurikira: indwara ziterwa na mikorobe zinyuranye nka mburugu, ubwandu bw'umuyoboro w'inkari na telekomonasi n'izindi zaba impamvu yo gutuma inda ivamo.
uburwayi bwa karande ku mugore nka diyabete n'imikorere mibi ya tiroyide byaba impamvu yo gutuma inda ivamo. Ikibazo cy'imisemburo ku mugore nacyo cyaba impamvu yo gutuma inda ivamo. Ubudahangarwa bw'umubiri nko mu gihe umwana aremetse nabi cyangwa se adahuje risasi na nyina byaba impamvu yo gutuma inda ivamo. Iyi risasi niba utayizi wareba mu biganiro biheruka twabagejejeho ubundi ukamenya byinshi kuri yo n'isano ifitanye n'umugore utwite. Ikindi ni uko imiterere y'umura w'umugore nawe ushobora kuba impamvu yo gutuma inda ivamo. Ese noneho ni ryari umugore aba afite ibyago byo gukuramo inda? Mu gihe umugore anywa itabi cyane aba afite ibyago byinshi byo gukuramo inda. Mu gihe umugore arengeje imyaka 35 aba afite ibyago byinshi byo gukuramo inda. Mu gihe umugore arwaye diyabete cyangwa se umwingo aba afite ibyago byinshi byo gukuramo inda. Mu gihe umugore yakuyemo inda zirenze 3 aba afite ibyago byinshi byo gukuramo izindi. Mu gihe umugore afite ururenda ruke aba afite ibyago byo gukuramo inda. Gukuramo inda bitera agahinda no guhangayika, ariko rimwe na rimwe gukuramo inda bishobora guterwa n'inkondo y'umura idakomeye. Icyo gihe bikunze kuba iyindi irengeje amezi 3, nuko inkondo y'umura ikaremererwa ikifungura ibiri imbere bigasohoka. Iyi nda ivamo bitunguranye, umugore akabona isuha iramenetse, akaremererwa mu kiziba cy'inda, akabona ivuyemo nta buribwe yumvise. Gusa iyo ibi byose bibonetse hakiri kare ajya kwa muganga, inkondo y'umura igafungwa ikazafungurwa igihe cyo kubyara kigeze. Burya niyo mpamvu kwipimisha utwite ari ngombwa cyane, nta kuzuyaza, kandi ukabikora ukurikije gahunda wahawe na muganga. Reka noneho turebe uburyo umugore yamenya ko inda yavuyemo. Nk'uko twabibonye mu ntangiriro z'iki kiganiro, hari ibimenyetso ubona bigatuma ugomba kujya kwa muganga iyo uri umugore by'umwihariko utwite. Iyo ugeze kwa muganga niho bapima bakareba niba yavuyemo neza cyangwa se yavuyemo ibice. Iyo yavuyemo neza nta kindi kiba gisigaye, urataha kandi nta n'imiti uba ukeneye. Ariko iyo basanze yavuyemo igice niho hakoreshwa bumwe mu buryo bubiri bushoboka kugira ngo bagufashe. Uburyo bwa mbere bwakoreshwa iyo inda yavuyemo igice ni uburyo bwo koza mu mura kugira ngo ibyasigayemo bisohoke. Uburyo bwa kabiri bwakoreshwa iyo inda yavuyemo igice ni uburyo uhabwa ibinini cyangwa se ugaterwa inshinge bituma umubiri ubwawo usunika ibyasigayemo bigasohoka. Birumvikana uva amaraso, ariko iyo kuva bimaze guhagarara uba wemerewe kuba wakomeza ubuzima busanzwe, ugakora imirimo nka mbere nta kibazo. Ariko mu gihe wari ufite amaraso ya rhesus negative, ugomba guterwa umuti wa rogam kugira ngo indi nda uzatwara ntizahungabane. Mu gihe ari inda ebyiri zivuyemo zikurikirana, hasuzumwa amaraso yawe ndetse bakanareba ku miti ujya ufata. Abaganga kandi basuzuma nyababyeyi, bakareba imirarananga ndetse n'imiterere yose y'igice cy'imbere mu nda ibyara. Reka noneho turebe ni ryari nyuma yo gukuramo inda umugore yemerewe kongera gusama. Kwemererwa gusama nyuma yo gukuramo inda biterwa ahanini n'umubare w'inda zimaze kuvamo ndetse n'uko zanganaga mbere yo kuvamo. Ariko ni byiza kubiganiraho na muganga akakugira inama mbere yo kongera gufata icyemezo cyo gusama. Ku rundi ruhande, akenshi ariko ni byiza gutegereza ko imihango iza inshuro byibuze 3 ukabona gusama. Niyo mpamvu usabwa gukoresha bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro bukoroheye. Muganga ashobora kuguha imiti ya progesterone mu kukurinda ko inda yavamo. Ikindi kandi ugomba kubanza gukira, haba mu mubiri no mu bitekerezo. Na rimwe ntuzigere wumva ko hari uruhare wabigizemo, kuko ni ibyago bidateguza kandi ni indwara isanzwe. Igihe rero wamaze kubyakira kandi wumva ufite akabaraga, nta kibazo wakongera gusama. Bisobanuye ko mbere yo kongera gusama wanza wiyakire. Ese gukuramo inda umugore yabyirinda?
muri rusange gukuramo inda birizana, bivuze ko utabona uko ubyirinda. Icyakora iyo biterwa n'uburwayi ufite, iyo buvuwe ikibazo kirakemuka. Ikindi kandi wakora mu kugira ngo wirinde gukuramo inda ni ukwirinda bya bintu twabonye byongera ibyago byo kuba inda yavamo. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro, aho tumaze kuganira ku ndwara yo gukuramo inda, bityo tumaze kumenya ikibitera ndetse n'uburyo umugore yamenya ko inda yavuyemo. Muri iki kiganiro kandi tumaze kurebera hamwe igihe umugore yemerewe kongera gusama nyuma yo gukuramo inda, ndetse tunamenye niba ibyago byo gukuramo inda umugore yabyirinda. Reka tubibutse ko dukorera ibiganiro tugamije gusangizanya ubumenyi no guhugurana ku bijyanye n'ubuzima. Aha tuganira ku ndwara turwara, imiti tuvura, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifasha ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe ni ukudufasha gusakaza ubutumwa mu muryango mugari. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore, kuko nta kiguzi bisaba, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye nk'uko bimeze mu mfuruka hasi iburyo bwawe. Nubikora nibwo buryo buzajya bugufasha kuzajya ubona ibindi biganiro bishya tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa, kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa se ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi ngingo twabagejejeho, nyaboneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubutumwa, kora share, ubusangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurwa na Mizero Media buri kwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.